Mwaramutse Yesu ashimwe, igitondo cyiza, byuka usenge, mubyuke dusenge. Tugiye kuririmba umuririmbyi wa 201 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Umuririmbyi wa 201 mu ndirimbo zo gushimisha Imana, reka tumuririmbe. Byuka, iki si igihe cyo gusinzira, ni igihe cyo kubyuka ugasenga, ni igihe cyo gufungura umunwa usenge, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Turirimbe. Bayoboke mubyuke mwikoreze umwami, mufate mu maboko intwaro za Yesu, mu nzira yo kunesha tuyobokwa na Yesu, tujyane nawe iteka tuhagushwanirire, mu nzira yo kunesha tuyoborwa na Yesu, tujyane nawe iteka turwanirire. Impanda ziravuze kanguka, zemwitabe ingamba y'ubugingo ibabe ibegenye, nimwangwa n'ababisha mukomere murwane, mujyere umwete gira umwete senga, amazi si yayandi, byuka usenga. Nimwangwa n'ababisha mukomere murwane, mugire umwete mwinshi mutsinde Satani, mubyuke vuba gutabara, byuka utabara urugo rwawe, byuka utabara abana bawe, byuka usengera umuryango wawe, byuka utabara ubaragize Imana umunsi utangiye, Satani atarashyiramo ibye, abagome batarashyiramo ibyabo. Zinduka usenge hakiri kare, tanga Satani n'ingabo ze, tanga haguruka. Iki ni igihe cyo kuba maso, si igihe cyo gusinzira. Fata intwaro zawe uhagarare, fata haguruka, zinduka usenge. Umwishimo kandi mujye mutwara intwaro yo kwizera, izatuma munesha mugira ibyishimo, mubyuke vuba, byuka vuba, tabara nemwibena nizere zaina yera, byo twureshesha nimuva ku rugamba, muzabane na Yesu, muzagumya amahoro yizeka mu ijuru. Nimuva ku rugamba, haleluya, bizatuma muhoro mwiteka mu ijuru. Nimuva ku rugamba, we mutahane na Yesu, bizatuma muzabona amahoro iteka mu ijuru. Komera Yesu amashyi, igitondo cyiza ahantu uri. Mana turagushimiye, iki ni igitondo cyo kubyuka tugasenga, si igihe cyo gusinzira, ni igihe cyo kubyuka tukarwana, si igihe cyo guhunikira, ni igihe cyo kuba maso. Turagushimiye ko tubyukije, turagushimiye ko duhaye umunsi mwiza. Reka imibiri yacu ikanguke, vana abantu mu bitotsi by'ubunebwe, reka imitima yacu ikanguke, vana abantu mu bitotsi by'ubupfu by'umwuka, reka amaso y'umwuka akanguke, abantu be kugenda mu mwijima, abantu be kugendana ibitotsi by'isi, abantu
abantu be kugendana iminaniro y'isi, ahubwo abantu nibabyuke. Iki ni igihe cyo kubyuka tukagushaka mu maso hawe mwami, tukaza imbere yawe ukatwigisha gusenga, tukaza imbere yawe ukadufata amaboko, tukaza imbere yawe ukatwigisha kurwana intambara turi gucamo, tukaza imbere yawe ukaduha amakuru y'ibihe turayakeneye kugira ngo tumenye uko tubaho, tumenye uko tugenda. Amakuru y'umunsi turayakeneye, ubuntu bw'umunsi tukabwakira, tukabugenderamo, tukabubamo n'ibyacu n'abacu mu izina rya Yesu. Si igihe cyo kurangara, si igihe cyo kujya mu bindi, ni igihe cyo kuzinduka tugashaka mu maso hawe. Ndagushima abantu, izina ryawe niryubahwe. Urakoze kuduha umunsi mwiza, urakoze kuduha impano y'ubuzima. Ntacyo twayigura, nta n'uwayiduhesha, nta n'uwayiduha. Hoya ntibikunda, ni wowe wenyine gusa utegeka ngo tubeho tukabaho. Singizwa mwami. Haleluya, haleluya. Kristo yubahwe. Reka dusome Zaburi 143 umurongo wa 8. Haravuga ngo, mu gitondo unyumvisha imbabazi zawe, kuko ari wowe niringira. Umenyesha inzira nkwiriye kunyuramo, kuko ari wowe ncururira umutima wanjye. Amen. Kansubiremo, mu gitondo unyumvisha imbabazi zawe, kuko ari wowe niringira. Umenyeshe inzira nkwiriye kunyuramo, kuko ari wowe ncururira umutima wanjye. Amen. Kuko ari wowe ncururira umutima. Amen. Imana ishimwe. Aha mu gitondo wabyutse ugasenga, ugafata intwaro yawe yo kwizera, ubwire Yesu, uramubwira Yesu ukavuga uti unyumvisha imbabazi zawe. Atubwira Imana ikumvisha imbabazi zawe uyu munsi. Imbabazi z'Uwiteka tuzumve aho turi bugende hose, zomatane natwe. Tugiye kubishyira ku munsi wacu, tugiye gufatanishira ijambo na buri saha y'uyu munsi, na buri munota, igihe cyose cy'uyu munsi, aho turi bujye hose bifatane n'iri jambo, ngo kuko ari wowe niringira. Ko twiringiye Imana, ko twiringiye Yesu wazutse, atumenyeshe inzira dukwiriye kunyura mu uyu munsi. Aho tutagomba kunyura ntituhanyure, abo tutagomba guhura nabo ntiduhure nabo, abatagomba kudutelefona ntibakadutelefone natwe, kandi abo tutagomba gutelefona ntitukabatelefone. Ibitava ku Mana ntibize mu munsi wacu, ntibize mu buzima bwacu, mu izina rya Yesu. Niyo mpamvu njya nkunda kubwira abantu ngo zinduka usenge, ugire ibyo uvanyeho, ugire ibyo usizeho, kuko ho ni munsi Imana iwukuremeye. Imana yabwiye Adamu ngo imushyize muri Edeni, muremera Edeni, ariko byari ngombwa iramubwira ngo agende yita inyamaswa zose amazina, kandi akorere ibyo bintu birimo. Ntabwo Imana ituremera ibintu ngo ibiduhe gusa, ngo tubigire gusa kuba tubifite, ahubwo turahaguruka tukagira natwe icyo dukoze. N'Imana ituremeye umunsi, haguruka, fungura umunwa, gira icyo ushyize ku munsi wawe, gira ibyo uvanyemo, ibyo umwanzi ya Satani yasizemo ukabikuramo, hanyuma ukagira icyo watuye ku munsi wawe, bigafatana n'ubuntu Imana yamanuye, hanyuma bwa buntu bukagukorera cyangwa se bukankorera mu izina rya Yesu Kristo. Iki gitondo reka tubwire Imana ngo Mana, imbabazi z'Uwiteka tuzumve, mu mibiri yacu twumvemo imbabazi z'Imana, imitima yacu yumvemo imbabazi z'Imana, mu miryango yacu habemo imbabazi z'Imana, mu bana twabyaye habemo imbabazi z'Imana, mu kazi kacu habemo imbabazi z'Imana, n'ibyaha byari birimo twaregwaga bihanagurwe mu izina rya Yesu Kristo, kuko Uwiteka ari we twiringiye. Tubona izo mbabazi, ibyo byari bitubaruyeho byose, inzandiko Satani yitwazaga, inzandiko abantu bitwazaga, inzandiko abazimu n'abademoni byose bitwazaga, bihanagurwe, ko Yesu yabibambye igorogota ku musaraba. Kubw'amaraso ya Yesu twumva imbabazi z'Imana, kandi tubwire Imana ngo Mana, ibirenge byacu ntibijya ahatariho, amaboko yacu ntajya ahatariho, ibitekerezo byacu ntibijya ahatariho, aho tutagomba kunyura ntituhanyure uyu munsi, kuko Uwiteka ariwe ducururiye umutima wacu. Uvuga ngo muri iki gitondo uvide umutima wawe, gucururira umutima ni ukuvuga ngo kwa kundi ubwire Imana byose ntacyo usize. Turi mu buntu bw'Imana, imbabazi zaje, biracyashoboka. El Shaddai ndagushimiye,
niwe munyembabazi w'ukuri. Uyu munsi dutambitsemo imbabazi, buri saha y'uyu munsi tuwushyizeho imbabazi zawe tuzumve kuri buri saha, kuri buri munota, kuri buri gihe cyose uduhaye, twumvemo imbabazi zawe, kuko ari wowe twiringiye Mwami, utumenyesha inzira dukwiriye kunyuramo, kuko ari ducururiye umutima wacu tuwuhaye wowe, n'ibirimo byose niwe tubibwiye mu izina rya Yesu, kuko tukwizeye uyu munsi bimenyekane. Mwami Yesu turasenze, aho tudakwiye kunyura ntituhanyure, ibyo tudakwiye gukora ntitubikore, abo tudakwiye ntihagire ikintu na kimwe kitava kuri wowe Mana, kiza mu munsi wacu, kiza mu buzima bwacu, kiza mu bacu, mu izina rya Yesu Kristo. Ahubwo rata data, imbabazi zawe tuzumve, imbabazi zawe zomatane natwe, zomatane n'amazina yacu, zomatane n'ibyacu, mu izina rya Yesu. Ibyari ibyaha byose byari bituriho bihanagurwe n'imbabazi zawe, ibyari ibyaha byose byari bitubaruyeho bihanagurwe n'imbabazi zawe. Turatuye ko uyu munsi imbabazi z'Imana zomatana natwe none n'ibihe bidashira. Haleluya, haleluya, amen. Byuka, zinduka, data wa twese agutegeye amatwi kandi yamanuye imbabazi ze. Umunsi mwiza, mwari kumwe na Mama Ebenezer kuri mikoro. Shalom shalom. Ntiwibagiwe gukora subscribe cyangwa se share.